ikadushyiriraho mbese urusesa imanza aho ibintu byanze Imana ikabiranya. Hanyuma burya ngo inkuru cyangwa n'umugani ugana kari. Ubundi muri ubu buzima hari abantu bahonjotse nyine. Imana iguhagurukirize umuvunyi. Imana iguhagurukirize nde umuvunyi. Ashimwe mumeze neza, amahoro y'Imana bane namwe. Ndagarutse kuri mama Fortunee, Fortunee. Mwese abadukurikirana muri amahoro, Imana y'amahoro ibishimire. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana, ijambo rifite intego ivuga ngo Imana iguhagurukirize umuvunyi. Imana iguhagurukirize nde umuvunyi. Mu gihugu cyacu dufite umuvunyi mukuru. Nukuvuga ngo hari ahantu ugera yaba mu manza yaba mu biki ukagira ahantu usanga umuvunyi akakugira inama, mbese akakuvuna muri make, akaguha inama ahantu byanze. Umuvunyi ashaka kuguha inama nziza. Wari uzi ko Abisiraheli bigeze kubona ibibazo bitewe no kugwa no gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, Imana ikaza kubareba ikabatereka aba bantu mbacungure, ikabahagurukiriza umuvunyi. Mu gihe cyacu umuvunyi budufite ni Yesu. Mbese ni hahandi kuri rwa rukiko kera twajyaga tugira icyo bita urukiko rusesa imanza. Niba rukiriho ntago mbizi, mwebwe bw'abakuru murabizi. Rusesa imanza nyine rwo hejuru. Rero hari igihe Imana iduhagurukiriza umuvunyi ikadushyiriraho mbese urusesa imanza aho ibintu byanze, Imana ikabirangiza. Munyemerere dusome mu gitabo cy'abacamanza, habamo inkuru nkunda cyane z'uburyo Imana yayoboje ubwoko bwa Isiraheli. Abacamanza mbese Imana yabayoboraga mu kuri kose, ikabahagurukiriza umucamanza, ikamuha n'amabwiriza. Bari bataramera nk'abandi, bari batarifuza abami, mbese bayoborwaga uko Imana yashakaga. Ikabahagurukiriza umuntu, kandi uwo muntu ibahagurukirije akabayobora mu kuri, mbese akaba ari umuntu uhagaze aho ngaho, mbese ari umuvunyi Imana yashyizeho cyangwa umuntu Imana yashyizeho kugira ngo ayobore ubwoko bwayo abugenze neza. Hanyuma igihe kimwe Abamowabu bigeze gufataho ijambo Abisiraheli, babafataho ijambo rikomeye, mbese barabatera. Byatewe n'iki? Ubundi y'Abisiraheli bacumuraga bakareka Imana, Imana yahitaga ibahana mu maboko y'abanzi babo. Muri icyo gihe rero reka dusome igice cya 3 twumva ukuntu Imana yahagurukije umuntu witwa Ehudi imugira umuvunyi. Byari byagenze gute? Ese byarashyize birakemuka? Reka twumve uko iyi nkuru itubwira, hanyuma burya ngo inkuru cyangwa n'umugani ugana kariho. Imana idufashe cyane. Iki gice cya 3 kitubwira umurongo wa 12 ngo Abisiraheli bongera gukora ibyangwa n'Uwiteka. Uwiteka aha Eguroni umwami w'Imowabu amaboko yo kurwanya Abisiraheli, kuko bari bakoze ibyangwa n'Uwiteka. Yitabaza Abamori n'Abamaleki, batera Abisiraheli barabanesha, bahindura umudugudu w'imikindo. Nuko Abisiraheli bakorera Eguroni umwami w'Imowabu uburetwa imyaka 18. Wabyumvise neza? Bakorera aba bantu imyaka 18, ngo 15. Hanyuma Abisiraheli batakambira Uwiteka, abahagurukiriza umuvunyi witwa Ehudi mwene Gera umubenyamini, atwarira imoso. Ari umuntu utwarira hehe? Imoso. Bukeye Abisiraheli bamuha indabukirano ngo ajye kurabukira Eguroni umwami w'Imowabu. Maze Ehudi yicurishiriza inkota y'amugi 2 ireshya n'umukono umwe, ayambara ku itako ry'iburyo, ayirenza imyambaro ye. Agezeyo aha Eguroni umwami w'Imowabu izo ndabukirano. Eguroni yari umuntu w'igihonjoke, mbese umuntu wagezeyo yari umuntu w'iki ngo w'igihonjoke.
nuko amaze gutanga indabukirano asezerera abazizanye, ariko we ageze mu nganzo y'Igihirugari arakimirana. Ageze ibwami abwira umwami ati, nyagasani, ngufitiye ubutumwa nakubwira twiherereye. Nawe ati, nimuceceke. Abari kumwe nawe bariheza. Nuko Ehudi aramwegera aho yari yicaye wenyine mu nzu irimo amafu. Ehudi aravuga ati, ngufitiye ubutumwa bw'Imana. Nuko Eguroni ahaguruka ku ntebe ye. Ehudi arambura ukuboko kw'ibumoso, akura inkota ku itako ry'iburyo, ayimutikura ku nda. Ikirindi cyinjirana nayo, ibinure birayirengera, ntiyayikuramo, isohokera mu mugongo. Maze Ehudi arasohoka, ageze ku nkomanizo aramukingirana, akingisha inzugi z'iyo nzu urufunguzo. Amaze gusohoka, abagaragu b'umwami baraza, basanga inzugi z'iyo nzu zikinze. Barabazanya bati, mbese aho ntiyagiye ku nama mu nzu irimo amafu? Bageze ubwo bakozwe n'isoni adakinguye, bararambirwa. Nuko benda urufunguzo, barakingura, basanga umwami wabo arambaraye hasi ari intumbi. Reka tuganire kuri iyi nkuru. Uyu muhungu dusomye Imana yahagurukije mu gihe gikomeye witwa Ehudi, ngo akiza Abisiraheli amaboko y'Abamowabu. Rero Imana yagomeje gukunda ubwoko bwayo bwa Isiraheli. Mu ntambara bagendaga bagira, Imana yagendaga ibarwanirira, Imana ikagenda ibatabara. Muri iki gihe rero bakoze ibyangwa n'Uwiteka. Mwabyumvise ko twabisomye. Mbese baracumura. Bamaze gucumura, Imana ibahana mu maboko y'Abamowabu. Hanyuma uyu muntu witwa Eguroni, umwami w'Imowabu, abagira abaretwa imyaka 16. Mbese bagiye bahura n'ibibazo bitandukanye, ariko ngo batakambira Uwiteka. Iri jambo rivuga gutakambira Uwiteka. Nagira ngo mbabwire ngo mureke dutakambe, turire tuboroge, dutakambe. Bamaze gutakambira Uwiteka, ngo Uwiteka abahagurukiriza umuvunyi. Siko ijambo ryatubwiye, ntabwo umuvunyi aje nona. Imana ibahagurukiriza umuvunyi. Uyu muntu witwa Ehudi namwizaho ibintu bikomeye cyane. Imana yamuhaye ubwenge ngo yatwariraga imoso. Mbese yari umuntu uhambaye, sinzi uko nabivuga. Gusa Imana yamuhaye ubwenge kugira ngo abashe kunesha uyu mwami, abashe kubohora ubu bwoko bwari bwaraboshwe cyangwa se bwari bwayigizwa abaretwa n'uyu mwami w'Imowabu witwa Eguroni. Eguroni ngo yari iki? Ngo yari igihonjoke. Urumva ijambo twasomye rikomeye, ngo yari umuntu mbese wahonjoke, wageze iyajya. Ubundi muri ubu buzima hari abantu bahonjotse nyine, bumva nyine isari yabo, iyo akandagiye aba yumva nyine yarahonjotse. Mbese iryo jambo iyo tuvuze guhonjoka ni ijambo rikomeye, ni ijambo rikomeye. Mbese yari yarahonjotse, afataho ijambo ku Bisiraheli kugeza aho abagize abaretwa imyaka 16. Ariko Imana irabyitegereza ibagarukaho. Imana itugarukeho n'ukuri. Imana itugarukeho bakozi b'Imana. Imana itugarukeho. Imana igaruka mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Imana igaruke aho mu gihugu ahantu hose uri. Imana ibagarukeho. Imana ibagarukeho, iduhagurukiriza umuvunyi. Yitegereza uburetwa. Abantu bameze nka ba Eguroni badufasheho ijambo. Ba Eguroni bahonjotse. Mbese hari abantu bahonjotse nyine. Birirwa bagutwarira umurima, mirirwa mu matiku, umuntu agahinga akajya akurura itaka, mbese yikururiraho. Hari abantu bameze nka ba Eguroni, mbese batugize abaretwa, niko nabyita. Nyine bakoreshejwe n'umubi, barakugendaho, uracuruza bakamenamo ibintu. Hari abajya gucisha bakirirwa bagutega ngo bigende nabi. Imana idukize ba Eguroni. Imana idukize ba Eguroni bahonjotse. Ari ba Eguroni bahonjotse, abo bantu b'Abamowabu. Abo Bamowabu nubwo tubasomye ngo nabakera, n'ubo Bamowabu barahari. Ba Eguroni abo bahonjotse. Imana iduhagurukiriza umuvunyi. Umuvunyi aze mu byawe, umuvunyi azagira ibyo akemura, umuvunyi mbese
urubanza rwawe arusese abirangize. Mbese bari bagiye no guteza ibyawe, ariko umuvunyi nahagera ibintu bishobora gukunda. Ni ukuri. Imana ishimwe. Imana yumva ubwoko bwayo bwa Isiraheli ibahagurukiza uyu muvunyi. Uyu muvunyi Imana imwigisha ubwenge ngo aragenda afata inkota arayizana yamugi abiri, arangiza ngo afata indabukirano. Indabukirano ni nk'amaturo. Afata amaturo, mbese nyine araza azana abantu bamuherekeje. Ni nk'uko ahaguruka ukavuga ati njye gusura umwami, njye gusura umuntu, azana indabukirano. Abantu barazikorera, barazizana, bajyana n'umwami Ehudi. Cyangwa se n'uwo muntu ntago namwita umwami, mbese n'umuvunyi Imana yari yashyizeho, cyangwa n'umuntu yobozi Imana yari yashyizeho ngo afashe ubwoko bwa Isiraheli. Hanyuma bagera kuri Eguroni, baramugira neza, Imana imuha ubwenge, Imana imuha ubushobozi. Kamabwire buriya abayobozi bazi kuyobora neza basoma ijambo ry'Imana, bakamenya amayeri yose. Niyo barwana, buriya barwana basomye, baba basomye ijambo rirabayobora. Ubiri ijambo ririmo ubwenge bwose, ririmo ubuhanga bwose. Uyu mugabo ngo yitwaje inkota ajyana n'amaturo, ageze imbere ya Eguroni nuko muhereza amaturo ati hari ubutumwa nkuzaniye ubutumwa bukomeye. Hanyuma uyu mwami witwa Eguroni, umwami w'Abamowabu, ahita heza abandi bantu, yaba ibikomangoma yaba ibiki, arabaheza ati musohoke, hari ubutumwa ngiye kwakira. Naho Imana yamaze guhaga ibintu. Ubundi hari ibintu Imana igihaga, yabihaga ikabishyiraho iherezo. Imana yari yahaza ubu buretwa bw'imyaka 15, ntago ari bwa buretwa bwo mu Egiputa, n'ubundi buretwa. Rega bagomeze bakubitwa. Ushobora gukira uburetwa bwo mu Egiputa ugahura n'uburetwa bw'Abamowabu, ukava mu bw'Abamowabu ugahura n'ubundi buretwa. Mbese ubugenda ari ibibazo, ariko Imana hari igihe ijya ibirambirwa ikavuga ati ndumva mbishyizeho iherezo. Haleluya. Imana yabona mbese bikubayeho akarande ikavuga ati reka mbishyireho, mbese ikaguhagurukiriza umuvunyi nk'uye Ehudi. Imana imaze kubona ko bayitakambiye, imaze kubona ubwoko bwayo buciye bugufi, ko buyikeneye, buyihamagaye, ibahagurukiriza umuvunyi. Hanyuma aragenda. Ijambo ryatubwiye ngo yasanze uyu muntu wahonjotse. Uyu muntu wahonjotse witwa Ehudi, mbese yari yarahonjotse. Reka mbwira abantu bicaye mu biro bahonjotse, mbese bumva baragezeyo. Reka mbwira abantu abakomeye n'aboroheje, mwese mwe mwumva mwaragezeyo. Murasinda, murasambana, murakora ibizira, murasenga ibigirwamana, izo nzoka murazifite, mbese ibyo musenga byose murabizi, ibyo biri mu byumba byanyu murabizi, mbese mwarahonjotse mwagezeyo. Reka nibwirira abantu bameze nk'uyu Eguroni, mbabwire ngo Imana nyamara ihagurukije umuntu bita umuvunyi. Umuvunyi araje ngo atabara abantu, umuvunyi araje ngo arengere abantu. Reka babwire bakozi b'Imana, mureke dusenge Imana iduhagurukiriza umuvunyi. Nyamara ibintu ntibyoroshye, abantu barahonjotse, mbese barasambana bakongera bakiyongeza. Hari ijambo ritubwira ngo Abisirayeli ngo bigeze kwiyonona, ngo bahagurutswa no gukina, ngo baranywa barasambana bakora ibizira kugeza urwego Imana yo mu ijuru irakaye. Rero hari abantu bari mu rwego rwo guhonjoka, mbese bageze iyo bagera. Ariko reka mbabwire ngo umuvunyi yaje kandi yibitseho inkota, afite inkota z'ubugi bwose. Bibiliya iratubwira ngo inkota y'uwo mwami, umwami bita Yesu, ubwo azamanuka aje guhora inzigo, afite inkota y'ubugi impande zose. Kandi reka mbabwire, nubwo turi gusoma iyi nkuru, nagira ngo mbabwire ngo azaza kandi azakubita atababarira. Jambo rakatubwira ngo uyu musaruzi haraza agasarura, kandi ngo afite inkota, ngo akanwa ke kavamo umwuka ukomeye, kavamo inkota ityaye, ngo iyo ngiyo ni kubitisha amahanga. Uyu Eguroni, turi kwivugira Eguroni, ariko Eguroni dufite undi twamuvuga. Hari umuvunyi witwa Yesu, Yesu aho yageze azana inkota y'amugi abiri, agakubita agacubita ntajya ahuja. Umunsi yaje rero azaza gukubitira ibyo, mbese ibintu nk'ibyo. Reka twikomereze turebe ikintu uyu umugabo witwa Ehudi yakoze kuri Eguroni. Ngo aragiye afata inkota arayimucumita, iva mu nda ihinguka ku butaka. Ngo abantu bagira ngo umwami yagiye ku nama. Kujya ku nama abantu bakuru murabizi, cyangwa se kwitwikira ibirenge, nagira ngo wenda ni ukujya ku bwiherero.
barategereza, reka da, barategereza baraheba. Bakinguye basanga umwami byarangiye, umwami wabo. Nagira ngo mbabwire bantu mufite ba Ekuroni babamereye nabi. Nagira ngo mbabwire ngo umuvunnyi arahari. Umuvunnyi ni Yesu afite ubushobozi bwo kugira ibyo ahindura. Reka mbwira abantu babaye ibihonjoke, abantu bahonjotse mbese mwageze iyo mujye, ariko Yesu aracyabafitiye imbabazi rata. Mutarahura n'iyi nkota, mutarahura n'umuriro, dore yuko bamwe batubuza kuvuga umuriro kandi uranditse. Nyamara Uwiteka nazongera guhanisha isi amazi, ahubwo azatwikisha umuriro. Mbese iri jambo rikugezeho, ntiwaca bugufi ukava muri uko guhonjoka? Nyamara inkota y'Uwiteka, ijambo ry'Imana yatubwira ngo nimwanga kumvira, inkota y'Uwiteka izagira gute? Izaturya, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kagize gute? Kabivuze. Ariko nimwumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu. Reka nanjye nishyiremo, nitwumvira tuzarya ibyiza byo mu gihugu. Ariko nitwanga tukagoma, inkota y'Uwiteka izaturya. Ngize agahinda cyane kuri aba bantu bafasheho ijambo ubwoko bw'Imana. Ariko uzi kugira ngo umuntu akugire uburetwa imyaka 16 yose, barababaye. Noneho mu Egiputaho bamazeyo imyaka ingahe ntuyizi? Imyaka 430. Mbese hagiyeho n'imyaka twita imyaka y'ubuginga, imyaka y'ubujyamo, kuko Imana yari yarabahanuriye ibivuga ko bazamara imyaka 400, ariko hagiyeho n'iy'ubuginga. Reka mbabwire, nitutumvira Uwiteka hazajya hajyaho n'ibindi, ibihano biziyongera. Mbese imyaka y'uburetwa izagenda yiyongera, ariko nitwumvira Uwiteka tuzarya ibyiza byo mu gihugu. Imana iguhagurukirize umuvunnyi rata. Abantu bagifashweho ijambo, abantu bari mu buretwa, abantu bari mu bukoroni. Erega ntabwo bukorana n'ubu tuvuga bwa kera bw'ibihugu byakoroneje ibindi. Satani yagufasheho ijambo, yakugize koronike, wabaye koronike w'inzoga, wabaye koronike y'ubusambanyi, wabaye koronike. Nawe ubwawe urireba ukibura, uragenda mu muhanda wivugiza kuko ibyawe urabona bitarimo. Mbese yagufasheho ijambo. Ariko nagira ngo ngutangarize ko Imana iguhagurukirije umuvunnyi. Upfa kumwemerera gusa. Umuvunnyi utari Ewudi tusomye, ahubwo umuvunnyi witwa Kristo. Yesu arakubohora, Yesu aragukuraho ingoyi, niwemerera kugirira neza, mbese niwemere araguha amahoro yo mu mutima. Hari n'abandi bafite uburetwa cyangwa se bafite ubukoroni bw'ibibazo ngo bizagenda gute. Abo turi kugenda tubabona, wajya kubona ukabona umuntu biramurenze kugeza aho yiheyahura. Nuko ari mu buretwa, nuko Satani mbese yamugerageje. Nagira ngo mbatangarize ngo ca bugufi imbere y'Imana gusa, Yesu arakohereza, Yesu araguha ubutabazi. Umuvunnyi ni Yesu. Mu gihe cyacu umuvunnyi ni Yesu. Mbese uramwemereye? Mbese uremera kumubwira ibyawe? Mbese uremera guca bugufi? Arakuneshereza, aragukuraho imyaka n'imikoshi yose, araguha agakiza, mbese araguha amahoro yo mu mutima. Imana y'amahoro ibishimire, Imana y'amahoro ibanezererwe, kandi umuntu wese ufite aho yahonjokeye agarukira Imana, nayo iramugarukira. Dusenga Imana. Uruwera Mana, urakomeye, usumba ibigirwamana byose, uri Imana ihambaye. Nagira ngo kubwira ijambo, nongera kukwereka abantu bahonjotse, ndetse hari n'abandi bafashweho ijambo n'abadayimoni, hari n'abandi Satani atwaje igitugu, mbese bari mu buretwa butoroshye. Ariko ijambo ritugezeho ritwereka uburyo watanze umuvunnyi ukarukora ubwoko bwa Isiraheli muri iki gihe. Natwe mu gihe cyacu waturokora. Dufite byinshi bitubereye uburetwa, dufite byinshi bitubereye imitwaro. Mbese hari abantu bahonjotse, ariko iri jambo ribagezeho, ribacumite mu mitima, ribahinguranye, ribaha ubuzima, bongera gupfa
abapfa ku byaha bazukire mu bugingo. Turasengera mwami abandi bantu bageragezwa bari mu makuba kugira ngo bahagurukirize umuvunyi. Aba bantu bagiye guterezwa ibyabo kubwo kubura amahoro no kubura ubuzima, ndakwinginze ngo batabare. Turasengera abantu mwami Imana badafite amahoro mu ngo zabo kugira ngo basure ubakureho uburetwa bw'abadayimoni Satani abihebesha. Mana ndabasengeye kugira ngo bahagurukirize umuvunyi, batabarura Imana, barengera Uwiteka, rengera imiryango. Turabona abantu mwami ibibazo bibarenga, uburetwa bubarenga, maze bakiyahura bakiyambura ubuzima. Turabagutumaho Mana ngo umwuka wera bagereho ubakure muri ubu buretwa. Aba bantu mwami babaswe n'inzoga, babaswe n'ubusambanyi, babaswe n'amashyari, babaswe n'inzangano, babaswe n'ibyaha bitandukanye, mbese bumva barageze iyo bajya. Tubatumyeho umwuka wera, imbaraga z'Imana nizibagereho, bahindure nabo bahagakiza, bahindure nabo baha amahoro, bahindure ubakomeze, bahindure mwami, bakure mu mwijima w'icuraburindi ubazane mu mucyo w'itangaza. Abamaze kukwibagirwa bagasenga ibigirwamana, bakaba bafite ibyo basenga, bakaba bafite ibyo bimitse, nabo tubagutumyeho. Umwuka wera nababurize muri byo, bahinduke bakubahe. Dufite umuvunyi niwe Kristo. Kristo uri umwami w'amahoro, ukura abantu mu buretwa. Uburetwa buratandukanye kandi ni bwinshi, bakure muri ibyo byose, ubaha amahoro. Amahoro Yesu atanga aruta uko abantu bose babitekereza. Duha amahoro, duha umutekano, duha ubuzima, duhe kumenya ko ari we muvunyi, ari we warangiza ibibazo byacu, ari we wagirira neza igihugu, ari we wagirira neza itorero, ari we wagirira neza isi yose ifite umwijima, ifite umwiryane, ifite intambara. Niwe waza ugatabara. Urakoze Mana, turagushimiye kutwumva, turagushimiye kandi kudukora imirimo ikomeye. Abantu bihubohoye ubishimirwe, abantu uhaye amahoro ubishimirwe. Nanjye ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Shalom, shalom. Mugubwe neza, hanyuma Imana iguhagurukirize umuvunyi. Ujye kuri iyi channel yitwa M.Fortunee, ukande subscribe, usharinga iki cyigisho, mbese ugire n'abacyurokora. Haleluya. Imana iguhe umugisha, Imana igukomeze, amahoro y'Imana bane nawe.